byavuye mu mwanya waryo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko iki kirenge harimo igufwa ukuguru, hari igufwa ry'ukuguru rihuza n'ikirenge ryacitsemo kabiri. Hakaba n'igufwa ryo mu kuguru munsi. Umukuru w'umudugudu ati simbiza, ati nabyumvanye, ati umukuru w'isibo. None se baregeye uw'isibo abandikira kujya ku kagari gute? Nge numvaga uw'isibo wenda yabandikira bakajya ku mudugudu nkuko inzego zigiye zubakitse hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma uw'umudugudu akabandikira wenda ku kagari ngira ngo. Hanyuma akagari byakwanga akabajyana mu nzego zibishinzwe nawe zigiye zimukurira. Ntago ari cyo naje kuganiraho. Uneje itangazamakuru abamukubise ikintu cyo munda, umuturage bayikubise hasi. Hanyuma yikubise hasi mu gihe abantu bahuruye, numva mudugudu ari donc teguraraza kuba kantu. Rero nawe nkeka ko ariko byagenze kuko hahise hahurura insoresore. Natwe rero n'abaturage twari kumwe turirutse tujya kureba icyo gisambo bavuga, dusanga ni wa muturage twari kumwe. Mu gihe nkibaza rero uko bigenze, haba haturutse nari mpagaze hejuru ahantu hari umukingo. Mu gihe nkibaza mudugudu bigenze bite. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Reka nkusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza. Wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV, nawe utarayikora ndizera ko ugiye kuyikora kano kanya kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Isaduna Manzi nk'ibisanzwe gorana mu biganiro bigiye bitandukanye bya quartier, ganiro bisanzwe, imyidagaduro, ibiganiro bisanzwe kwa. Ariko uyu munsi tugiye kuganira je namwe cyane cyane bamaze iminsi bavuga ko ntaheruka gukora. Ego nibyo, burya nta muntu udakora ari uko wenda araho ameze neza, muri make yishimye nangwa se afite ibintu byuzuye. Rero bimwe mu bitumye mara iminsi wenda ntakora, ntabwo ari uko nabuze uburyo bwo gukora nangwa se nabuze ibyo nkora, ahubwo nuko maze iminsi ntameze neza. Ushobora kwibaza uti ntameze neza gute? Ni kubona imbago, izimbago ntabwo ari inkoni iragira inka, nta nubwo wenda ari amaboko y'igare nangwa ya moto, nta nubwo ari vora. Imbago zigenerwa umuntu ufite ubumuga bw'ingingo nangwa se wahuye n'ikibazo cyo kuvunika nangwa ikindi kibazo gituma atabasha wenda gutambuka neza, bityo agahabwa bino byuma kugira ngo bimufashe gutambuka. Rero kimwe mu bintu byatumye wenda nsa nk'utinzeho gato gukora nibyo ngibyo. Cya kabiri, muri kubona ukuguru muri kubona ko
bitari sawa. Ibingibi ntabwo ari umudari nangwa ngo bibe ari nka design umuntu yashatse ku designinga ku kuguru kwe. Urugero ndarubereka kugira ngo wenda umuntu abone ahahera. Hari igihe wenda benshi hahita muvuga muti burya ni za pranka z'abantu, ni ibiki se, ni ibiki. So reka mpere wenda kuri iyi foto ngezeho kano kanya. Iyi foto ngezeho kano kanya barayibereka neza, iyi foto ni ifoto y'amagufwa y'iki kirenge. Bigaragara ko hano nk'uko muri kubibona kuri screen zanyu harimo igufwa ryacitsemo kabiri, hakabamo n'igufwa ryavuye mu mwanya waryo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko iki kirenge harimo igufwa ukuguru, hari igufwa ry'ukuguru rihuza n'ikirenge ryacitsemo kabiri. Hakaba n'igufwa ryo mu kuguru reba mu joint. Ni joint ni iki? Bituma ikirenge kimera gutya, cyihinduriza, gikora movement. Urumva mo hagati nyine byaratirimutse. So bityo rero akaba ariyo mpamvu meze nagiyeho iyi sima. Mushobora kwibaza muti rero byagenze bite? Niho ruzingiye. N'ubundi nari naracecetse ariko ngomba kubivuga kuko ujya gukira indwara arayirata, cyane ko ntago byabaye gutya ndi kwiba, ndi kurwana, ndi gusambana nangwa se ndi mu bindi. Oya, nta bintu n'ubundi byabaye ndi mu kazi kanjye cyangwa kacu nk'abanyamakuru ka buri munsi. Byabaye gute rero? Mu by'ukuri nabyutse mu gitondo ndahamagarwa. Pranka ni ibintu byabaye live. Nahamagawe n'umuturage wo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Cyeza, ndumva ntire kwibeshya neza, mu kagari ka Biringaga, ni bari iki, abahaze bahatuye murahita mubimenya neza. Mu mudugudu wo Kuwimana, sibyo? Ndumva ari byo. So mpamagawe n'uwo muturage arambwira ati mfite ikibazo cyo kuba narambuwe isambu n'umwana, kandi icyo kiganiro cyaranakozwe ariko ntikirajya hanze. Ariko uko biri kose kirajya hanze, mwumve uburyo navuganye n'ubuyobozi bw'aho ngaho, yaba executive w'akagari ndetse n'umukuru w'umudugudu wo muri uwo mudugudu. So murumva rero ibyo badusubije ku bijyanye n'iyo sambu. So umuturage ati isambu yanjye ndi kuyihuguzwa n'umuhungu wanjye w'imfura. Ati rero isambu naramutije, mutiza mu buryo bwo kuba ayikoresha, ariko ninyikenera azayinsubiza. Rero igihe cyo kuyikenera narayikeneye kugira ngo mpe ngabire abana banjye, buri umwe ngende muhereza. Koko ndabikora, naho umuhungu wanjye yubatse niho namuhaye. So hanyuma rero aho ngaho yahuguje mpamwatse kugira ngo nzahasazire, arahanyima ambwira ko ngo niba ngo byaragenze bite, I don't know.
so banyereka rero n'ibyangombwa by'ubutaka nsanga ni bya nyiraho nyine, ariko bakasobanura bavuga ko n'uwo muhungu ngo afite ikindi cyangombwa, bakimubaza ntakerekane. So bityo bikaba ari ibintu nyine by'amanyanga. Mbajije ntise kuki ubuyobozi butabikemura, mbajije umukuru w'akagari avuga ko executive w'akagari avuga ko ngo ikibazo cyabo bagishyize mu bunzi. Muraza kucyumva ikiganiro cyose, nimutacyumva uyu munsi muracyumva ejo, ariko muraza kugikurikira mwumve uko byagenze. So hanyuma mbajije umukuru w'umudugudu avuga ko atabizi. Ndibaza ntise kuki umukuru w'umudugudu atabizi, uw'akagari akaba abizi, akaba yarabishyize mu bunzi. Umukuru w'umudugudu ati simbizi, ati nabyumvanye, ati umukuru w'isibo. None se baregeye uw'isibo abandikira kujya ku kagari gute? Nge numvaga uw'isibo wenda yabandikira bakajya ku mudugudu nk'uko inzego zigiye zubakitse hano mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma uw'umudugudu akabandikira wenda ku kagari ngira ngo, hanyuma w'akagari byakwanga akabajyana mu nzego zibishinzwe nawe zigiye zimukurira. Ntabwo aricyo naje kuganiraho, ikiganiro kirahari. So nge rero ngo byaje kugenda biti, byararangiye mbika ibikoresho byanjye, cyangwa umuntu witahiye, cyangwa umuntu utashye, ngera ahantu hari nkiri muri uwo mudugudu nyine ndi gutaha n'ibikoresho byanjye na kameramani. So aba baturage bamperekeje, ubwo ngeze muri quartier yaho mu gasenta kaho mu gasantere, ngira ngo nibwo nahuye uwo muturage, nibwo yavuze ati reka tunyure hariya, ngo niba reka tunyure hariya dusuhuza umuntu. Sizi ukuntu yabivuze mu kinyarwanda cye. Abaratambitse gato mu kujya gusuhuza uwo muntu, abahuye n'umukuru w'umudugudu. Ahuye n'umukuru w'umudugudu, umukuru w'umudugudu abaramwanjamye ati unezite itangazamakuru. Bwa mbere waneje itangazamakuru, n'ubwa kabiri nabwo uneje itangazamakuru. Abamukubise ikintu cyo mu nda, umuturage bayikubise hasi. Hanyuma yikubise hasi, mu gihe abantu bahuruye, numva mudugudu ari donc umuturage mu kwikubita hasi, mudugudu ahita mwataka, afata inzembe amukatagura nanka aya izi ku ntoki. Umuturage abarabyutse, mu kubyuka mudugudu ahita avuza induru, ngo afashe igisambo. Muri uwo mudugudu muri iyo quartier ndakeka hirya yaho gato ariho hari akagari ngira ngo, kuko narinze mpinduka gutya ndinda njya kwa mu bitaro, ntageze kuri ako kagari. So hanyuma agihamagara ati mfashe igisambo, ati umuntu abane mfashe igisambo, haba haturutse niba ari marine niba ari iki n'abaturage babo, ariko budusore ubona ukuntu dusa nk'utuvuye kunywa ibiyobyabwenge, ukuntu twari turi ahantu ntazi, wenda ubanza mudugudu yari yanababwiye ati hano turakubita abantu, ati hano harabakana. Umugani wa kera muri 94 kuri wa mugabo yitwa niba nasindi kubwayo Theodore wavugaga ati mwitegure harabakano, araza kubakano. Niba ari Theodore, niba ari nanka wa undi wari umunyamakuru muri 94, hari wabivugaga ati mwitegura araza kubakano. Rero nawe nkeka ko ariko byagenze, kuko hahise hahurura insoresore. Natwe rero n'abaturage twari kumwe turirutse tujya kureba icyo gisambo bavuga, dusanga ni wa muturage twari kumwe. Mu gihe ngibaza rero uko bigenze, haba haturutse, nari mpagaze hejuru ahantu hari umukingo. Mu gihe ngibaza mudugudu bigenze bite igisambo bigenze bite, abagize ate nanka haba haturutse niba ari sinzi mu mugongo,
aba nkubise umugeri mu mugongo, mba ntanutse muri wa mukingo wa metero 3 kuri enye niba atari na 7. Ubwo muri icyo gifose urabona hari ukuntu abantu bakora nk'imihanda ugasanga hasi barahacukuye cyane n'ahantu harihare, ahandi harahingwa. Rero nahananutse muri icyo gifose, ndakeka ninza gukira neza koroherwa, nzagenda mpabereke aho hantu nahananutse. Nzagenda mpabereke ko nta kibazo se ko muri iki gihugu ntaho mpejwe. Rero nkihananukaho mu by'ukuri nahise mba nk'iki se, urabizi nk'ikigugu, abantu bagiye bagwirwaho n'ikigugu bacukuramo nk'umucanga, igishonye, amabuye, ibintu nk'ibyo. Urabizi nk'iyo kikugwiriye ubugira ngo n'isi yose ikugwiriye. Nkihananukaho nikubisemo hasi ndani, ikirenge gihita gihindukira kireba gutya. Ikirenge kiba kireba gutya, ariko cyahise gihindukira kireba gutya. Igufwa riba riravunitsemo kabiri, irindi riba riratirimutse. So ku buryo abaje kunteruramo aho hasi, ikirenge cyari kimeze gutya, cyagendaga kizunguza gutya, kinagana, kizunguza kinagana. Byagenze bite rero? Abo bose bari baraho, bose ariko bari baraho. Nararanganyije amaso ndababura, mbura aho baciye, mbura aho banyuze. So icyo nihutiye gukora rero, ntago nihutiye guhita ndipotinga ibimbayeho, ahubwo nihutiye guhita mvuga nti munshakira uburyo ngeramo kwa muganga. Ubwo uwanjyanye kwa muganga n'uwo muturage nyine n'ubundi wakubiswe, kuko we ntago byari grave cyane. Yaragize kumukatagura intoki n'urwembe, no kumukubita ikintu cyo munda akikubita hasi, no niba baranamurumye hano, kuko nabonye hariho ibintu by'ibisebe, no banamukubise n'ikintu hano muri aka kantu gutya. So we rero kuko bitari grave cyane, yahise anjyana kwa muganga na kameramani wanjye, tujya muri clinique yo hafi aho, bahita baduha transfer yo mu bitaro bikuru Kabgayi. Niho rero namaze iminsi, naho ariko ntago namazemo iminsi myinshi, amazemo iminsi itari myinshi. So banshyiraho kino kintu ndataha, bantegeka ko ibyumweru 2 nibishira nzasubirayo bakagikuraho, bagashyiraho ikindi kizamaraho ngo ukwezi, niba ari ukwezi nari amezi 3, I don't know. Ariko mwumve ko iki gihugu ni igihugu cy'ubutabera, ni igihugu gifite umutekano usesuye, ni igihugu cy'amata n'ubuki, nge niko nabyita. Kubera iki mvuze ayo magambo? Nubwo byagenze gutyo, nkeka ko ababikoze aho bari ubwabo badatuje. Icyo ni kimwe, nkeka ko badatuje, nkeka ko n'akazi bakora batari kugakora neza, kuko uko byagenda kose muzajya kubyumva ku itangazamakuru, mwumve ko batawe muri yombi. Niba nge ndibaza banyakubahwa, niba uri umukuru w'umudugudu, ndongera nsubiremo, uwo mudugudu witwa ni Kuwimana, umudugudu witwa Kuwimana, akagari ka Biringaga, umurenge wa Cyeza, mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo. Niba uri umukuru w'umudugudu ukaba uyoboye abaturage, akaba ari wowe uba
uza kwisonga mu kurwana, dore ko naperereje n'amakuru numva ko kurwana, ruswa, gukubita abaturage ari byo bintu biranga ubuyobozi bw'akagari, kuva ku kagari kumanuka kugera ku rwego rw'umudugudu, ku buryo agitangira kurwana mudugudu gufata akubita uwo muturage, agitabaza ati mfasha umujura, mbese abambari be ntibabanje kwitegereza ngo barebe ko uwo bita umujura ari umuturage wabo. Icyambere. Kabiri, ntibabanje kwitegereza ngo barebe uwo bita umujura ibyo akorewe ko ari ugandaguritse aho ngaho, ahubwo bo baje bataka barakubita. Natwe tugiye kubaza uko bigenze, barakubita. Ntibabajije bati ese mwebwe mwatugendereye mu mudugudu wacu kubijyanye n'iki, mutuye aha, ese bwo ubundi bashinzwe kubaza ibyo, kuko twacagamo tugenda. Ubu waca mu muhanda ugenda, kari ibintu byapanzwe, byari byateguwe ko biri buze gukorwa, waca mu muhanda ugenda bakakwataka bagakubita, atari ibintu byateguwe. Icyambere, ubwo uwo mudugudu ubwo yari amaze kumenya ko hajemo itangazamakuru, kandi umunyamakuru yitwaga runaka. Umunyamakuru yari yambaye atya, yari ari kumwe n'abantu bameze batya. Abo rero nibo dushaka. Nyakubahwa umuvugizi wa RIB, umuyobozi wacu utureberera, Murangira Bitsiyeri, iki kintu ndabinginze mu gikurikirane. Nta kuntu waba uri umukuru w'umudugudu, nta kuntu waba uri umukuru w'akagari, swati uretse wenda no kuvuga ngo byagenze gutya, nta kuntu waba uri umuyobozi runaka uyoboye, niyo waba uyoboye itsinda runaka, icyo ukoze nicyo abo uyoboye ubu bigishije kuba bakora. Waba uri umukuru w'umudugudu ukagendana inzembe, ukatagura abaturage uyoboye, ukatagura abaturage bawe, uhondagura abaturage bawe, abo baturage uyoboye bo uri kubayobora ute? Uri kubigisha iki? Nanga nabo uko biri kose, uko byagenda kose, bazakurikiza iyo myitwarire yawe. Niba abaturage bazakemuza ikibazo inkoni, haba ikibazo ni haba ikibazo, aho kugira ngo bashaka ubundi buryo bagikemuramo, igipfunsi kibe cyavuze, aho kugira ngo bashaka uko bagikemuramo ibishyo bibe byazamutse bakasa umuntu, aho kugira ngo bashaka uko bagikemura inzembe zibe zavuze. Kandi amakuru ahari nuko atari ubwa mbere, atari ubwa kabiri ibyo bintu bibaye muri uriya mudugudu, muri kariya kagari. Can you imagine umuyobozi w'umudugudu, umuyobozi w'akagari, ako kagari waba ukayoboye ute? Abo baturage bazasinzira? Uwo mutekano dushaka mu gihugu wazaboneka ari twe turi kuwicira? Wazaboneka? Itangazamakuru icyo ribereyeho ni ukuvuganira abaturage. Itangazamakuru ni kimwe mu bigira uruhare mu buvugizi bw'abaturage. Uravuganira umuturage bakakuvunagura bigeze aha hantu. Nyakubahwa Murangira Bitsiyeri, twubaha dukunda cyane, ngewe ndagutakambiye nanagutabaza. Uri umubyeyi dukunda, uri umubyeyi twubaha, kandi uri umubyeyi twizera. Ndagutabaje. Biriya bintu
nanka ntubisinzirane, ntubiryamane. Twebwe nk'abanyarwanda, nk'abaturage b'u Rwanda, dukeneye ubuyobozi bureberera abaturage. Hanyuma ko umuturage w'u Rwanda ari ku isonga, mu by'ukuri iri ni ryo songa, His Excellency perezida wacu, umubyeyi wacu dukunda, ni ryo songa ahora atubwira, ahora atwigisha. Uku niko abatureberera bakabaye batureberera, nuko nguko. Kameramani, ndagusabye iyo foto y'umukuru w'umudugudu iboneke, ijyeho hano kuri screen iboneke, uyinshakira iboneke, ijyeho hano kuri screen barebe uwo mukuru aha, uyu siwe, ndebera uyu mukuru w'umudugudu, uyu mukuru. Mbese nibyo nkimubaza nta waguruka batembaho